Ikaze katubake mwese abakunzi bivuga butumwa aho muherereye hose ngewe muri kuvugana nitwa Tekimana David nk'abandi umunyamakuru wa Loud Cry TV ikabikorera muri Mozambique ndetse na Malawi. Kuri saha ikabihagaze ku butaka bwa Malawi. Aho muri Malawi hagiye kubera ivuga butumwa rizamara icyumweru cyose kandi rizabiyobowe n'umuvuga butumwa Hakorimana Emmanuel. Kuri tumaze kumenya ayo makuru twafashe urugendo twigeza muri Malawi aho tugiye kuganira n'abantu batandukanye batubwire bimwe mu bizaba bigize ayo materaniro ndetse n'uburyo babyishimiye. Ciao ciao. Gazanga ndi kumwe na mushiki wacu reka tumusuze tumubaze n'amakuru ye. Mwiriwe? Ya uyu mama akaba ari Bwinogayiniyo ni kirimi cyo muri Malawi akaba atazi neza ikinyarwanda ariko reka tugerageze tumubaze mu kirimi yumva. Mwasura bwanje? Tasura Bwinogayiniyo. Ya zina lako ni ndani? Ine ndi Junior Gwaneza nabadwira ko nkuno komano ndine muntu wajogera ku Rwanda. Ya akaba zina lake ni Junior umurwaneza. So Junior umurwaneza ngiye banyita David Tekimana nkaba naturutse muri Mozambique nkaba ndi umunyamakuru wa Loud Cry. So ndamva kuti kuno ko kuri musokano ka sindi kuza kuti zikodi zakara mwotani. Nsonkhano dulipo endi ineso ndi member la mwayiwo kuti ndizapezeka nawo mu nsonkhanomu. Nsonkhano ndi wa mpingo wa Seventh Day Adventist umene tikunyamula uthenga wa ngelo atatu. Ndipo nsonkhano uzachitikira kusalima tikuyitanira wina aliyense amene akufuna kubwera kudzamva za uthenga wabwino komanso kudziwa nthawi imene tayimayi kuti Yesu Kristu abwere posayidwa pompa. Akuti musokano ulipo mwihangane cyane ngewe umunyamakuru nakiminzi cyane ariko ndagerageza kucyumva gusa arimo aravuga ko umusokano urahari kandi arimo arakira abantu bose bifuza kuboneka nk'uwo musokano mu Rwaneza zikomo kwa mbiri nde ntamino tuzakara triple sichoncho zikomo kwa mbiri komanso inuyo tikufunani kuti mudzabwere mukauzeso anzanu kuti azapezeke chifukwa ndi tsiku la mtengo wapatali komanso izakhala tsiku limene lizakhale tsiku la mkaka ndi uchi. Zikomo kwa mbiri mu Rwaneza mulungu akudaritse. Zikomo kwa mbiri. Zikomo. Umusore akabahagaza ngaza reka twatike kumubaza amazina ye n'ikimuteye guhagara hano hantu bite byawe? Amakuru yanjye ni meza. Bakaba bakwita nde? Amazina yanjye banyita Habyarimana Jacques. Okay, Habyarimana Jacques makoze cyane tukaba turi hano twamaze kumenya amakuru yuko hano muri Zayika agiye kubera amasengesho yo kumara iminsi cyangwa ibyumweru bitatu mbese amakuru wabo yaziho? Aya makuru ndayazi kandi nanabigukumbuze na amavuna azaba ari afite amatopic menshi agiye atandukanye. Okay. Sawa vuga uriya no muri kamera ngo bagenza njye bakone. Okay, nkuko tubimenyere cyangwa tubyumva mu by'ukuri ndi umushyitsi nkabageza ngaha vuba aha nkambona abantu benshi batandukanye mbese hano hano byaba byagenze gute? Aha hantu rero igitumye hari abantu benshi ni ikigendanye n'ubuhanuzi nkuko ubuhanuzi buri kugenda busohora nkuko byavuzwe mu byahishuwe. Ni ibyaha bya Babuloni iri kugenda ibigenza gutya niyo yabujije abantu amahoro akaba ari nayo mpamvu aya mavugurura hari kugira ngo ahumurize abantu ndetse n'abiteguze kugaruka kwa Yesu kuko ari hafi. Okay, yitwa Morine akaba ahagaze ahangaha none se Morine amakuru dufite yuko hano Zarika agiye kubera amavugurura cyangwa amasengesho agiye kumara ibyumweru bitatu wabo yaziho? Ego cyane. N'andi magambo ukaba usengera ahagana he? Turi mu itsinda rimwe by'abantu bagize aya mavugurura. Okay, mu by'ukuri byumvikane ko amakuru menshi uyazi kandi yafiteho ubunararibonye? Ego. None se muri ayo mavugurura murifuza abashyitsi cyangwa mwenyine muzaba muyarimo? Umva turabifuza cyane rwose. Yesu ubutumwa bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo buhamya bwo guhamiriza amahanga yose imeruka ihereko ize. Kuboneka ko bashyitsi rero n'inkunga ikomeye kuko ari nabo agendereye kugira ngo bave mu rushusho ruri hanze ahangaha nabo twitegurane kugaruka kwa Yesu duhere ko tujyane mu ijuru. Okay, murakoze cyane Damuru Imana ikomeze guhumugisha ubwo aya materaniro nkuko mushaka abashyitsi tuzaba duhari ndetse n'abandi bazakurikirana iyi video bazaba bahari. Sawa sawa murakoze cyane Damuru na icyo gihe sibyo? Okay, murakoze nkuko tugeze ngaha tuwasanze umukobwa mureke tumaze amazina yo ndetse n'icyamuzanye hano hantu bitse byawe? Nziza. Bakaba bakwita nde? Arine. Okay, Arine urakoze cyane nanjye mayita David Tekimana nkaba ndi umwe mu Loud Cry none ahangaha waba ufite amakuru y'amateraniro agiye kwabera? Ndafite amakuru. Yo amateraniro akazaba ayobowe nande? Na Hakorimana Emmanuel. Okay, muri amateraniro azaba arimo umuvuga butumwa Hakorimana Emmanuel. Tugeze umugabo twashakaga Hakorimana Emmanuel tugezeho ahantu ari reka tumuhe mikoro abibwiye ndetse atubwiye n'icyo yaje gukora hano hantu. Urakoze cyane nitwa Hakorimana Emmanuel aha hantu musanze
niho dukorera ibyigisho cyane dushyira kuri YouTube. aha niho ukora ibyisho byawe ushyira kuri YouTube. None se hakora Imana ari amakuru nafashe hirya no hino niyo yatumye nzana aha ngaha kugira ngo nyamenye neza batubwiye ko rero uzakoresha ngo amateraniro agiye kumara icyumweru. Ibyo byaba nibyo koko? Urakoze cyane. Abakunzi bacu turagira ngo tubamenyeshe aha duherereye ni muri Malawi. Aha muri Malawi rero tuhafite umurimo ukomeye, kandi muri uwo murimo turi gukora dufite amateraniro tugiye gukora ibyumweru 4. Ibyumweru 4 turi muri ayo materaniro. Ayo materaniro rero azatangira ku isabato, ariko tuzatangira icyumweru cya mbere tuzakora ivugurura rizabera mu gace kitwa Isarima. Tuzibanda cyane ku butumwa bwo gutsindishirizwa. Tuzaba dufite abashyitsi abaturutse Mozambique, ariko namwe abadukurikiye turabararitse turashaka n'abashyitsi abifuza kwakira imbabazi z'Imana, abifuza kubyarwa na Mwuka Wera. Tuzaba dufite ibyo bihe byo gusenga bizamara icyumweru, turi ahantu dusenga twiga, kandi ijuru rizatugenderera. tumaze kubivuga ku byerekeye amavugurura, twifuje kubatumira mwese murararitse.